aragenderera asura itorero yigaragariza mu mubiri wa kimuntu, nka kwa kundi yabigenje mbere yo gutwikwa kwa Sodoma. Byari urugero, yiyeretse, yabanje kwiyereka Aburahamu. Ikintu cyose kitigeze gikorerwa mu bisekuru by'itorero arimo aragikora ubu ngubu, adusubiza ku ijambo, kubera ko ubutumwa bwose bugomba kuba buhuje n'ijambo. Arangije yandika aho ngaho iburyo, arandika ngo ikimenyetso ni ibyo bihwanye n'umwuka wera wambaye umubiri mu itorero. Ikimenyetso gihwanye n'umwuka wambaye umubiri mu itorero, kandi ayo niyo mavuta y'abari b'abanyabwenge. Igihe uyu mwuka wera dufite ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'ibimenyetso 7, mwumve neza, aho ngaho niho hari ikimenyetso cy'umugeni. Ikimenyetso ni umwuka wambaye umubiri mu itorero, kandi ayo niyo mavuta y'abari b'abanyabwenge. Kandi mu minsi y'imperuka ibimenyetso 7 byakomeje guhishurwa mu bintu byose byakomeje kugenda biduca hejuru mu bisekuru by'itorero. Uko niko yagiye adutanyiriza hamwe mu mubiri umwe nk'umugeni, kubera yuko babandi bose babayeho muri ibyo bisekuru byatambutse ntibabashe gutunganywa. Nuko iri torero umugeni wo mu minsi y'imperuka atarahari, yari ataramara gutunganywa. Rero ntabwo bashoboraga gutunganywa, yagombaga kuboneka kugira ngo batunganywe, noneho kugira ngo twese hamwe tuzamurwe. Ikimenyetso Yesu Kristo, umwuka wera ari hagati muri twebwe. Tugomba kugira kubaha no gutinya. Yandika ibumoso azamura hejuru ngo umwuka wera yambaye umubiri uyu munsi wa none. Iburyo arandika ngo Imana iri mu mubiri wa kimuntu. Reka nkosore, Imana iri mu mubiri. Iburyo arandika ngo Imana iri mu mubiri. Ntabwo dushobora kwicisha bugufi bihagije ngo dukuremo inkweto gusa dupfukame. Ntabwo ibyo bihagije, ahubwo igikwiye ni ukubaho ubuzima bwera imbuto z'umwuka. Mwumva, none se imbuto z'umwuka ni izihe? Ni urukundo, umunezero, amahoro. Ese mwaba mwibuka ibya mu gitondo muri kwa kwitegura hariho ubutumwa yatumye. Nyuma yo gutuma intumwa n'ubutumwa, atuma inkingi y'umuriro nko guhamiriza. Nyuma yaho atuma guhumurizwa, guhozwa. Yesaya 61 no guhoza. Tuze tubisome.